Igesumenya Imana ishimwe cyane rero Lantest Edra ndikumva hari ijambo ndikumva Yesu ari kumbwira ngo nsomere abantu baba mama lempo levaine udestine upo okevas bimekuwa antekidest Edraya zomerie udest Edraya ndikumva hari ijambo mbawe n'Imana kubwira abadamu. Iri jambo rero ni ry'abadamu, ni ijambo riboneka ahangaha mu bitabo ni cyaruka ibice byaho ni birindwe umurongo waho wa 50 wenyine gusa. Ni igitabo cyaruka ibice byaho ni birindwi umurongo wa 50 wenyine gusa. Mu izina rya Yesu rero uyu murongo ni w'abadamu. Reka dusome mu izina rya Yesu umurongo umwe gusa. Uyu murongo kutubwira ngo abwira uwo mugore ati kwizera kwa byose ubitegekesha urwaneza n'ubwenge burutaho keshindi nyibiri bumbeho ngahagarika umutima mwami ngize kwizera guke icyamba ngarorera rwose kwishingikiriza kubyisi ngakwizera wenyine icyamba ngarorera rwose. Uyu munsi wa none rero tugiye gufatanya dusengere ibyifuzo, dusengere n'abarwayi kugira ngo abari kwa muganga babashe kuba bakegura umutwe. Tugiye gusenga dusengera abantu baba bari mu mihanda itandukanye kugira ngo Imana ijye ibarinda impanuka. Tugiye gusenga kugira ngo uyu munsi wa none Imana igire abantu ikura mu buzima bubi. Niyo mpamvu nshaka kugira ngo dusengere n'abacuruzi, turakora ku mbande zose zitandukanye. Imana itugire neza cyane. Mwicishe bugufi rero dusenge, dufatanye gusenga. Mana turagushimiye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ducishwe bugufi nawe, tugiye musi birenge byawe, turasubira ngo udushyire mu ngo by'amasengesho, duhabwe umugisha nawe. Sengeye abafite uburwayi butandukanye, Uwiteka Imana, habari mu bitaro bya CHK, bari mu mahopitali atandukanye, mbasabiye umugisha. Ndagusubira ngo Lenti Edraya unetarareze uburwayi bwose mu izina rya Yesu Kristo. Waburwayi wenda kwirukanye, waburwayi wenda kwirukanye mu izina rya Yesu. Bamagaye imbaraga z'Imana, bamagaye amaraso ya Yesu kugira ngo azegera abantu bawe bari mu bitaro bitandukanye, ari mu Rwanda, ari hanze. Ndabasengeye cyane kugira ngo umwuka wera akomeze atendane n'aba bantu bawe. Ndasenda cyane lante kide tuke desta satani tero urwayi ndamwirukanye mu izina rya Yesu. Periye destande mini oncle anostaine izina rya Yesu. Lepo levaine udesta izina rya Yesu Kristo. Ndirukana imbaraga z'uburwayi, ndirukana imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu Kristo. Ndirukana imbaraga z'ubukene pevosa anekide taine mu izina rya Yesu Kristo. Ndirukana imbaraga z'ubushomeri mu izina rya Yesu Kristo. Ndirukana imbaraga z'ibyabahiga byose mu izina rya Yesu Kristo. Ndahamagara imbaraga zawe, ndahamagara ukuboko kwawe Uwiteka Nyiringabo. Nzenge abashoferi batandukanye Uwiteka Imana, ndagusabye ngo urinde abantu bawe imbanuka zitandukanye mu izina rya Yesu. Kora ku mbande zose, kora igitangaza gikomeye cyane. Bagwaye umutwe bakize Mana, bajya kuri vura bikanga, ndagusabye ngo ubarinde paralize mu izina rya Yesu Kristo. Nzabimugisha buri umwe wese, nzabimugisha wa wundi wasenze ariko gusubizwa bikanga mu izina rya Yesu Kristo. Nsengeye abakobwa, nsengeye urubyiruko Mana, nsengeye ababyeyi, nsengeye abagabo, nsengeye abasore mu izina rya Yesu. Buri wese yibonemo, buri wese igifuza afite, ndakwingiza Uwiteka Imana ngo isubize kwibahisha. Izina ryawe icyubahiro. Tuzi neza ko tuzagushima, tuzi neza ko tuzaza imbere yawe tukava gukomera kwawe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Rengera buri umwe wese rero ufite icyifuzo cya kindi cyananiranye, yegera imbaraga zawe. Muri ukwezi kwa 11 watabara ubwoko bwawe, kwa 12 watabara ubwoko bwawe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Kihangane, birashoboka ko uyu munsi ari
aribwo ugiye gutabagwa. Birashoboka ko uyu munsi wa none Imana yaguhindura ubuzima bwo kumvira ijambo. Uyu munsi wa none ndagusabira ngo wizere Imana kuruta uko wakizera abantu. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ndashaka gutangariza ngo umugabo Aburahamu n'umugore we Sara babaye aho ngaho, Imana ibasezeranya ko bazabona umwana. Imyaka irangije 95 batarabona umwana. Ndashaka gutangariza ngo hari igihe usenga ugahura n'ikigeragezo, agahura na Satani akakwihebesha, akwereka ko Imana yakubwiye yuko bitazasohora, ariko hayigwa ibyo wabwiye n'Umwami Imana ko bizasohora. Imana nidufashe kandi tugirire neza cyane. Haleluya. Umugabo Aburahamu n'umugore wa Sara barangije bizera Imana, baravanga ari uko bizagenda kose Imana izotugirira neza cyane. Nawe birashoboka ko mu misengere yawe, mu myizerere yawe, birashoboka ko wiseye Imana kizakugirira neza. Ntabwo wibeshye, umurongo uriho nuko kuri, komeza ugume kuri uwo murongo, Imana izakugirira neza cyane. Nje muri aya masaha ndi kukubwira ngo hari Imana igitabara, hari Imana igihindura ubuzima, hari Imana igihindura icyerekezo. Nawe uyu munsi wa none Imana iguhindura icyerekezo mu izina rya Yesu. Haleluya. Igihe cyarageze Aburahamu n'umugore wa Sara, ariko umugore we arangije aza gucika indege. Birashoboka ko nawe muri iyi minsi wacika indege ugasubira inyuma ukumva ko ibyo n'Umwami Imana ko bitazas mwaramutse neza. Igitondo cyiza, ndabagumbiriye mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe. Ngewe ubabajije ngo mwaramutse neza, amazina ni Prophète Jado. Nguko bisanzwe rero amazina ntabwo yekeza ahinduka. Reka mabwire ngo igitondo cyiza, hama ndabagumbiriye mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Rero amahoro y'Imana nabe kumwe namwe. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Ijambo twarabyo dusanga rijya rihindura icyerekezo, rigahindura ubuzima. Uyu munsi rero nifuje kongera kugaruka kuganira namwe ku ijambo ry'Imana. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Katwicishe bugufi tujye imbere y'Imana, kuko ntacyo twabasha gukora Mwuka Wera atakirimo. Mana Data wa twese, Imana ishoboye byose, isi Umwami wacu Yesu Kristo, Imana yambaye icyubahiro no gukomera, sambitana n'umuntu wa Dawidi, ibyiringiro by'umugisha, umushumba utaragirira ibihembo. Uyu munsi turagushimye, tugushimiye ko turindiye mu mpemu wawe wera, uturindisha ukuboko kwawe, uturindisha imbaraga zawe, ucya turguhumeka umwuka w'abazima. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turagusabye rero tugiye kwinjira mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe. Turagusabye ngo uze kuza kubana natwe. Sabe umugisha buri umwe wese uri bwumvira ijambo, ribashe kugira aho rimukura rigere naho rimushyira. Izina ryawe rirusheho guhabwa icyubahiro. Duhamagaye Mwuka Wera rero ngaza atindane natwe. Mwuka Wera azashyigikire ubwoko bwawe, ari abari mu Rwanda, ari abari muri Amerika, ribashe kububaka, natwe ritwubake. Izina ryawe rirusheho guhabwa icyubahiro. Hereza umugisha buri umwe wese rero ugiye kumvira ijambo, muhereza umugisha utagabanyije mu izina rya Yesu. Amen. Mana ishimwe rero kandi ikomeze ihabwe icyubahiro. Ikomeze dushyigikire muri byose. Ndabasuhuje, mwumve mukomeye, mwumve ko mbasuhuje, ndabakunda cyane. Waba uteranira muri ADPR, waba uteranira muri Evangeliste, ndagusuhuje aho uri hose, wumve umeze neza. Ndagusuhuje mu izina rya Yesu. Mana ishimwe rero, nifuje ko tuganira ku magambo aboneka mu gitabo ni icy'Imigani ibice 22. Niturangiza tuvuge ku ngoro y'umugabo Aburahamu n'umugore we Sara. Imana ishimwe rero, tugiye kumaza twaganira kuri aya magambo. Aya magambo ntakunda cyane kuko numva anyubaka cyane. Imana ishimwe rero, tugiye gusoma igitabo ni icy'Imigani 22. Turasoma duhere ku mutwe w'amagambo. Imana idufashe kandi tugirire neza cyane. Umutwe w'amagambo uri kutubwira ngo kuvugwa neza biruta ubutunzi bwinshi, no gukundwa kuruta ifeza n'izahabu. Imana nishimwe cyane. Umurongo wa mbere ukatubwira ngo uwubaha Uwiteka ingororano ye n'ubukire n'icyubahiro n'ubugingo buhoraho. Imana itugirire neza cyane. Katwongere dusubiremo umutwe w'amagambo uri kutubwira ngo kuvugwa neza biruta ubutunzi bwinshi kandi no gukundwa kuruta ifeza n'izahabu. Uwubaha Uwiteka ingororano ye n'ubukire n'icyubahiro n'ubugingo buhoraho. Imana itugirire neza cyane.
So Imana ishimwe rero kandi ikomeze itendane natwe kandi ikomeze itugwirize gukomera. Iri jambo impamvu rimanutse ni ijambo ryiza cyane rikubwira ngo niwubaha Uwiteka ugakora ibyo gukiranuka ntabwo Imana igihemba umuntu ubugingo gusa, apana, ahubwo Imana iyo uri muri iyi si ijambo riratubwiye ngo niwubaha Uwiteka ingororano yawe ni ubukire n'icyubahiro n'ubugingo buhoraho. Imana itugire neza cyane. Hama ubugingo rero buza nyuma y'ibindi byose, ntabwo ubugingo buza mbere yo kuba Imana yaguhereza icyubahiro cyangwa se ngo uhereze ubukire. Ndashaka gutangariza ngo niba uri muri iyi si haranira kugira ngo nawe ubone ubukire, ubone amahoro, ya mahoro abandi babuze nawe uyabone. Imana ishimwe cyane. Iri jambo ry'Imana rero ni ijambo numva rinyubaka cyane. Iyo utindanye n'Imana ukibera muri perezidanse y'Imana, Imana ikugirira neza cyane kandi ikaguhagararira. Uyu munsi wa none ijambo riratubwiye ngo kuvugwa neza cyane biruta ubutunzi bwinshi cyane. Ujye uharanira kuvugwa neza uri muri iyi si kugira ngo uko byagenda kose bazagutanga ubuhamya bwiza cyane. Imana nidufashe kandi tugirire neza cyane. Jambo nongera turatubwira ngo uwubaha Uwiteka jya uharanira kuwubaha Uwiteka kuruta kwakubaha abantu. Iyo wubashye Imana birashoboka ko abantu niyo bakwanga ariko Imana igukunze. Ndatekereza ko umugambi w'Imana usora ku buzima bwawe, ndacyabuza umugambi w'Imana gusora uko byagenda kose. Naho abantu bakwanga icyo yavuze ibizona gikora ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Nukuvuga ngo rero uwubaha Uwiteka ingororano ye ni ubukire n'icyubahiro n'ubugingo buhoraho. Bishatse kuvuga ngo rero kubaha Imana bikubiye muri byinshi cyane. Ugomba kubona inyungu nyinshi cyane zitandukanye n'izo muyomba we yaguhereza. Kubaha Imana bitandukanye nuko wakubaha umucuruzi mugenzi wawe. Kubaha Imana birimo inyungu nyinshi cyane kuruta izo umuntu mukorana yaguhereza. Imana idufashe kandi tugire neza cyane. Nawayikoma mungokura, nawayikoma mungokura. Ibyo yavuze no kubikora izabikora. Ibyo yavuze iyo Mana, ibyo yavuze no kubikora izabikora. Haleluya, haleluya. Imana nishimwe kandi habwa icyubahiro. Reba nawe mu ruhande rwawe hari ibyo yakubwiye. Birashoboka ko usenze imyaka tari mikeya cyane ariko ihangane. Birashoboka ko uyu munsi aribwo ugiye gutabagwa. Birashoboka ko uyu munsi wa none Imana yaguhindura ubuzima bwo kumvira ijambo. Uyu munsi wa none ndagusabira ngo wizere Imana kuruta uko wakizera abantu. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ndashaka gutangariza ngo umugabo Aburahamu n'umugore we Sara babaye aho ngaho. Imana ibasezeranya ko bazabona umwana. Imyaka irangije 95 batarabona umwana. Ndashaka gutangariza ngo hari igihe usenga ugahura n'ikigeragezo, agahura na Satani akakwihebesha, akwereka ko Imana yakubwiye yuko bitazasohora, ariko hayigwa ibyo wabwiye n'Umwami Imana ko bizasohora. Imana nidufashe kandi tugirire neza cyane. Haleluya. Umugabo Aburahamu n'umugore wa Sara barangije bizera Imana, baravanga ari uko bizagenda kose Imana izotugirira neza cyane. Nawe birashoboka ko mu misengere yawe, mu myizerere yawe, birashoboka ko wiseye Imana kizakugirira neza. Ntabwo wibeshye, umurongo uriho nuko kuri. Komeza ugume kuri uwo murongo, Imana izakugirira neza cyane. Nje muri aya masandi ukubwira ngo hari Imana igitabara, hari Imana igihindura ubuzima, hari Imana igihindura icyerekezo. Nawe uyu munsi wa none Imana iguhindura icyerekezo mu izina rya Yesu. Haleluya. Igihe cyarageze Aburahamu n'umugore wa Sara, ariko umugore we arangije aza gucika indege. Birashoboka ko nawe muri iyi minsi wacika indege ugasubira inyuma ukumva ko ibyo by'Umwami Imana ko bitazasohora, ariko ndashaka gutangariza ngo igisubizo nuko bizasohora. Uyu mugore rero Sara yabwiye umugabo we Aburahamu, arangije aramubwira ngo rero
turabona ibisima natubwiye yaratubeshye dore dushaje tutari twabona umwana. None wefata umwe muri barabasha bawe uryamane nawe nurangiza umutere inda cyange nzakubara yuko wanciye inyuma. Uwo mwanya Abrahamu arangije yumvira umugore we Sara, arangije afata umwe muri babasha be, arangije aryamana nawe, barangije babyara umwana witwa Ishimayeli. Ndashaka gutangaraza ngo ikibazo uhura nacyo muri iyi minsi, ibibazo dufite muri iyi minsi ni kugahura mwana wavutse isezerano ritageze. Haleluya. Yuharanira rero kugira ngo ushikire umugisha mu gihe cyawo. Hari igihe umugisha ushobora kuza mu gihe kitariwo, ugasanga uwo mugisha n'ubundi wizite uragucitse mu izina rya Yesu. Ahubwo Imana y'amahoro idufashe kandi itugirire neza cyane. Uyu mugabo rero Abrahamu amaze kumvira umugore we Sara, arangije abyara uriya mwana, mubyara mu gihe cy'Imana itateganije, ariko amaze kubyara n'uramuja, Imana irangije irazamubwira ngo yewe Abrahamu, niki mwakoze, niki byagiye gute? Abrahamu arangije abwira Imana, arangije arayibwira ngo twabonye utinze turangije turabyara. Ndashaka gutangariza ngo ushobora kumva ko utinze mu kigeragezo, yuko utinze mu kibazo, yuko utinze gusubizwa, warangiza ukicira inzira zigusamwe, ariko ndashaka gutangariza ngo ugarukira ugeze umwami Imana ari ku buzima bwawe. Ikimana ikugambira no kiza ntabwo ari ikibi. Imana ikugire neza cyane. Mushiki wanjye, mama wanjye, mukuru wanjye, ihangane ugume mu masezerano. Imana izakugirira neza cyane kandi izakwegera. Muri ndarangije arambwira ngo amba hafi kuruta umwambaro nambaye, kandi amenyera kure kuruta ibyo nibwira. Imana ishimwe cyane. Imana yangije iramubwira ngo neno Abrahamu, kubera ko wakoze ibyo nagutegetse, mungurira umwana na nyina muri uru rugo, nindangiza nzoza icyo navuganye nawe. Ibaze nawe kuba warashatse umugabo wariciriye inzira, Imana ikavuga ngo ubu umugabo nakugendeye aho ngiye gukorera bwa bukwe bwa bundi nakubwiye. Nawe kuri iyo foto neneho ndagusabira ngo wihangane utegereze Imana izo kugirira neza cyane. Haleluya. Rangije iramubwira ngo nena Abrahamu, ngurira umwana na nyina muri rugo, nindangiza nzoza icyo nagiste icyo navuganye nawe. Irangije itumuhereza umwana witwa Isaka. Uriya mwana witwa Isaka niwe waje mu gihe cy'isezerano, kubera ko Imana yari yamubwiye yuko izamuhereza umwana witwa Isaka, ariko yirengagiza ko Imana yamubwiye yuko izamuhereza umwana kandi w'umugisha witwa Isaka. Ariko Abrahamu yarabwiye Imana ko umwana wa mbere azabona yuko azamutambira Imana. Birashoboka ko nawe hari imihigo wahize ukumva ko hari igihe ugera mu kibazo ukavuga ngo Mana niwangirira neza, niwangirira neza, ninabona umugisha nzaza gushima. Ndashaka gutangariza ngo nawe rero niba uri mu bantu Imana yahaye gushima bikaba byarakunaniye, ndagusaba kugira ngo ujye gushima Imana byabe n'ibyo yakoze. Ndashaka gutangariza ngo urebe, hari benshi cyane ubu ngubu bari ku mahopitali atandukanye, bari mu bitaro bikuru n'ibitoya, ariko wowe Imana yarakuzigamye, irangije irakurinda, iragushyigikira, irangije ikurindisha imbaraga zayo. Ariko uri muri cya kibazo uyibwira yuko niyagukura muri cya kibazo yuko uzayishimira. None waricariye ntabwo ugize ushima Imana. Haguruka ujye gushima Imana, ushimira Imana ibyo yakoze kugira ngo undi mugisha wongere ufungure umugisha ku buzima bwawe. Hari imigisha dufunga bitewe natwe twabigize mu ruhari. Imana yakugirira neza cyane, ndibuye ushima Imana. Hari imigisha rero yagiye kwiboroka kubera ko natwe tutamenye gute kugenzura imigisha yacu ngo tumenye ngo mbese uyu mugisha uzaza mu buhe buryo. Imana ishimwe cyane rero uko Imana itunzwe n'amashimwe yacu. Iyo ushimye Imana icyo yakoze biba byiza cyane kuruta uko wabyihorera. Imana ishimwe rero. Igihe kigeze naho Abrahamu yibuka ko umwana wa mbere nkazabona yuko yavuze ko azamutambira Imana. Igihe kigeze tekeza nawe ngo umwana bageze mu myaka nka 17 agase mu gihe cyo kuba yagirira akamaro, nurangiza uwe ngo uyu mwana no mwikuyeho ntabwo akiri uwanjye. Haleluya. Birashoboka ko wowe ubwawe ibyo ushobora kutabikora ngo umwana w'umuntu, ariko Abrahamu we yarabikoze, arangije yumvira Imana. We ni gute utakumvira Imana? Umvira Imana izo kugirira neza cyane kandi zagutabara. Abrahamu we yaravuze ngo uko byagenda kose uyu mwana niwe wamumbaye. Kuba yaramumbaye rero no kumuyihereza ntumva bitanshira urubanza, ntumva ari nta kibazo. We birashoboka ko gutanga byakunaniye ukumva ko biri gucira urubanza, aho bari kimwe gucira urubanza ujye utanga, wamaje watekereza kabiri uko biri kose ni Imana ndi gukorera. Ijambo ry'Imana riravuga ngo niba waguriza n'umuntu ntuzatekereza kazagurutse kazakwishyura. Imana itugirire neza cyane rero kandi Imana irushaho kutwegera.
igihe kigeze neno umwana ageze mu myaka nka 17 ubona Isaka turi kuvuga kuri wa mwana waje isezerano ricyageze. Uriya mwana rero Ishimayeli yaje mu gihe adakenewe, aza mu gihe bamushaka kubera ko babaraga ko uriya muryango wa Sara nukuvuga ngo we wari warashije umuryango wari warapfuye warashize, n'umuryango wa Aburahamu warapfuye warashize. None umugore wa Sara angaje ngo none nukubera iki ubona kimana isanga yatwimyuruza, none imitungo yacu tuzayisigamo bana. Gashaka ko nawe ushobora kurwara ukamvuga kwa kundi vuga ngo reka nje gushaka umwana ndera, uyu mwana byibuze abari kujya ku mitungo yanjye. Umusara niko yatekereje, arangije abwira Aburahamu, nibwo amubwiye ngo neno fata umwe muri barabasha kuryamane nawe, umwana uzavuka azasikira mu mitungo yacu. Imana tugire neza cyane kandi Imana irushaho kutwegera mu izina rya Yesu. Neno Aburahamu arangije azamukana n'umuhungu we Isaka, barangije bazamuka ku musozi Moriya. Bamaze kujya ku musozi Moriya ariko sori gatoya, bamaze kuzamuka yafashe umwe mu bagaragu be, arangije abango rero we ngura tuzamukane. Bazamukanye ari batatu, bageze mu nzira Aburahamu yigira inama aravanga kuko byagenda kose uyu mugaragu ashobora gutuma ndakora icyo nagombye kuba nagirute nakora. Imana ishimwe cyane. Arangije abwira uwo mugaragu waramubwira ngo rero ntabwo icyubahiro, izina ry'Imana ntabwo icyubahiro. Haleluya, haleluya. Ngiye gufata umwanya wo gusengera abantu rero, ngiye gufata umwanya wo gusengera abantu bemereye kwemerera Yesu umwami n'umukiza ku buzima bwabo. Ndashaka gutangariza ngo ijambo ry'Imana riravango ndabaza ndagutabara ngwereke ibikomeye utigeze umenya. Imana ishimwe cyane rero. Nantesti edra ndikumva hari ijambo ndikumva Yesu ari kumbwira ngo nsomere abantu baba mama lempo levaine udestine upo okevas mimekuwa antekidest edraya zomerie udest edraya. Ndikumva hari ijambo mbawe n'Imana kubwira abadamu. Iri jambo rero ni ry'abadamu, ni ijambo riboneka ahangaha mu bitabo ni Cyaruka ibice byaho ni 7 umurongo waho ni wa 50 wenyine gusa. Ni igitabo Cyaruka ibice byaho ni 7 umurongo waho wa 50 wenyine gusa. Mu izina rya Yesu rero uyu murongo ni w'abadamu. Reka dusome mu izina rya Yesu umurongo umwe gusa. Uyu murongo ukutubwira ngo abwira uwo mugore ati kwizera kwa kuragukijije ugenda amahoro. Imana ishimwe cyane. Imana yabatekerejeho cyane, ibona mwakunze iri jambo, ibona mwumviye umwuka, niyo mpamvu itanze iri jambo ry'abadamu. Imana ishimwe cyane. Mwabwira uwo mugore ati kwizera kwawe kuragukijije ugenda amahoro. Imana ishimwe, ndafashijwe rwose. Imana ishimwe, nawe ndikumva ndigufashwa cyane. Imana ishimwe cyane. Tugiye kujya imbere y'Imana rero dusenge. Imana ikomeze ibagurize gukomera mu izina rya Yesu, kandi Imana ikomeze ibambike imbaraga cyane, ikomeze itendane namwe mu izina rya Yesu. Tugiye gufatanya ahangaha igice cy'umuririmbyi, ibice 2 by'umuririmbyi ahangaha dukunda cyane. Uyu muririmbyi ni wa 383 vanga icyambuka nyikorera amaganya yanjye yose maze ngaturiza Uwiteka. Turiza muri Yesu azakugirira neza cyane. Icyambuka nyikorera amaganya yanjye yose Yesu ngaturiza Uwiteka. Ngamenya yuko ibyanjye byose ubitegekesha ubugwaneza n'ubwenge burutaho. Ngamenya yuko ibyanjye byose ubitegekesha ubugwaneza n'ubwenge burutaho. Keshindi nyibiri bumbeho ngahagarika umutima mwami ngize kwizera guke. Icyamba ngarorera rwose
wishingikiriza ku by'isi ngakwizera wenyine icyamba ngarorera rwose kwishingikiriza ku by'isi ngakwizera wenyine lempore vaine udesta umbe kumenya ibyo nigishwa uburabyo n'inyoni mukiza wishingikirijeho ngeza ushaka mushorera yukomenye ngiri mu makuba amahoro adashira. Mana data wa twese ese umwami wacu Yesu Kristo izina ryawe nirahabwe icyubahiro. Turagushimye tugushimiye neza n'ubuntu bwawe warenze ubwoko bwawe urinda umugaragu wawe Jado. Uyu munsi wa none turagushimye ko ubanye natwe muri iri jambo. Hereza umugisha baryumvishe, hereza umugisha Jado ngewe uribwirije, hereza umugisha buri umwe wese, hereza umugisha umuyobozi wa studio. Izina ryawe risho guhabwa icyubahiro urengera buri umwe wese. Rero araba ari kutwumva, araba ari mu Rwanda, araba ari mu bihugu byo hanze, ndagusabye kugira ngo Uwiteka Imana mbasaba umugisha utandukanye, bahabwe umugisha uturutse kuri wowe, y'amahoro utanga abagereho. Izina ryawe risho guhabwa icyubahiro. Ndagusabye Uwiteka Imana kugira ngo uzigame abantu bawe babashe kuronga umugisha kuri wowe. Uyu munsi wa none twemeye guhinduka, hari uko tutabigenje neza, ariko uyu munsi wa none tugiye kukwemerera kugira ngo tubone umugisha wawe, natwe tugiye kwibera mu maraso ya Yesu. Izina ryawe risho guhabwa icyubahiro. La bonesti edraye zone qui détaille ne tout que destaya donc que l'emploi iva honesty edraye the honesty edraye. Urakoze, ndagushimiye ko ubanye natwe, kudushyigikiye, kutwambitse imbaraga, kutuzamuye, kutuzahuye. Izina ryawe nirishimwe. ngo tindana natwe rero kumeze duhereza umugisha dusabye neza mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Shalom shalom. Mungu ababarikiye sana, mugire ibihe byiza kandi mugire weekend nziza. Cyubahiro cy'Imana komeze kube kumwe namwe izina rya Yesu, amen. Mana ishimwe. Rero tugiye gufatanya. Birashoboka ko uri mu bitaro biherera bitandukanye, birashoboka ko ufite umurwayi rwariye mu rugo, birashoboka ko ufite ikibazo waburiye igisubizo. Uyu munsi nzanywe no kugira ngo ngufashe gusenga kugira ngo Imana igushyigikire. Nabwiye ko ndi umukozi w'Imana mberereye mu Rwanda, ariko nifuje kugira ngo mbarongere umugisha namwe mu ndongere umugisha. Uyu munsi wa none rero tugiye gufatanya dusengere ibyifuzo, dusengere n'abarwayi kugira ngo abari kwa muganga babashe kuba bakegura umutwe. Tugiye gusenga dusengera abantu baba bari mu mihanda itandukanye kugira ngo Imana ijye ibarinda impanuka. Tugiye gusenga kugira ngo uyu munsi wa none Imana igire abantu ikuba mu buzima bubi. Niyo mpamvu nshaka kugira ngo dusengere n'abacuruzi. Turakora ku mbande zose zitandukanye. Imana itugire neza cyane. Mwicishe bugufi rero dusenge, dufatanye gusenga. Mana turagushimiye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ducishwe bugufi nawe, tugiye musi birenge byawe, turasubira ngo udushyire mu ngo by'amasengesho, duhabwe umugisha nawe. Sengeye abafite uburwayi butandukanye, Uwiteka Imana, abari mu bitaro bya CHK, hari abari mu mahopitali atandukanye, mbasabiye umugisha. Ndagusubira ngo lenti edraya unetarareze uburwayi bwose mu izina rya Yesu Kristo. Waburwayi wenda kwirukanye, waburwayi wenda kwirukanye, waburwayi wenda kwirukanye mu izina rya Yesu. Bamagaye imbaraga z'Imana, bamagaye amaraso ya Yesu kugira ngo azegera abantu bawe bari mu bitaro bitandukanye, araba ari mu Rwanda, araba ari hanze. Ndabasengeye cyane kugira ngo umwuka wera akomeze atendane n'aba bantu bawe. Ndasenda cyane lante kide tuke desta satani tero urwayi ndamwirukanye mu izina rya Yesu. Periye destande
domini onkre anostaine misina rya Yesu lepo levaine udesta misina rya Yesu Kristo ndirukana imbaraga z'uburwayi ndirukana imbaraga z'umwijima misina rya Yesu Kristo ndirukana imbaraga z'ubukene pevosa anekide taine misina rya Yesu Kristo ndirukana imbaraga z'ubushomeri misina rya Yesu Kristo ndirukana imbaraga z'ibyabahiga byose misina rya Yesu Kristo ndahamagara imbaraga zawe ndahamagara ukuboko kwawe Uwiteka Nyiringabo nzenge abashoferi batandukanye Uwiteka Imana ndagusabye birango urinde abantu bawe mbaruka zitandukanye n'izina rya Yesu kora ku mbande zose kora igitangaza gikomeye cyane bagwaye umutwe bakize mana bajya kuri vura bikanga ndagusabye ngo ubarinde paralize n'izina rya Yesu Kristo nzabimugisha buri umwe wese nzabimugisha wa wundi wasenze ariko gusubizwa bikanga n'izina rya Yesu Kristo senge abakobwa senge urubyiruko mana senge ababyeyi senge abagabo senge abasore n'izina rya Yesu buri wese yibonemo buri wese yifuza afite ndakwingiza Uwiteka Imana ngo isubize kwibahisha izina ryawe icyubahiro tuzi neza ko tuzagushima tuzi neza ko tuzaza imbere yawe tukava gukomera kwawe izina ryawe ntabwo icyubahiro rengera buri umwe wese rero ufite icyifuzo cyakindi cyananiranye yegera imbaraga zawe muri kwese kwa 11 watabara ubwoko bwawe kwa 12 watabara ubwoko bwawe izina ryawe ntabwo icyubahiro data ayiwe mu kwezi kwa mbere nabonye neza yawe mu kwezi kwa kabiri nabonye neza yawe mu kwezi kwa gatatu mana nabonye neza yawe kwa kane no kwa gatanu mana we nabonye neza yawe ayi kwa karindwi no kwa munane mana we nabonye neza yawe mu kwezi kwa 10 no kwa 11 turimo nabonye neza yawe ukwa 12 mana we tuzabone neza yawe nzabone neza yawe mana we nzabone neza yawe reka ubwoko bwawe tubone neza yawe isina ryorusha guhabwa icyubahiro desti edrai boni erie desta urakoze mana ndagushimiye zomerie udestain onki desti edrai eria bavaine winstage urakoze kubanye n'abarwayi urakoze kubanye n'abashoferi urakoze kubanye n'abafite ibyifuzo isina ryawe ntabwo icyubahiro ngaho tindana nabo rero aine edesti edrai bashyikiwe n'imbaraga zawe niwe muganga w'ukuri nsi bashyigikire kubatabarira igihe mu izina rya Yesu amen shalom shalom mu bihe byiza amaraso ya Yesu akomeza abegera